Ese wari wahura n'ikibazo mu buzima bwawe ngo ugere aho wumva birangiye, ugere aho wumva ucitse imbaraga bikomeye? Icyo gihe waba warakigezemo? Hello friend and family, welcome back to my YouTube channel. Ikaze cyane rero kuri Bino official, njye nitwa Donatella, benshi bakaba banzi ku izina rya Tadine. Nimba uri muri Afurika, muri Europe, muri Australia, muri Canada ndetse no muri Amerika, ikaze cyane rero kuri Bino official. Ku muntu wakanze subscribe, warakoze cyane, washarinze video zanjye, warayikinze, wateye komanteri, mwese mwarakoze cyane. Kandi nimba nawe uri mushyashya hano, nagusabaga kubanza ugakanda subscribe kugira ngo dukomezanye n'ikiganiro. Kandi ntiwibagirwe gukanda kuri kakazogera k'umukara kugira ngo ujye ubona notification uko na uploadinze video, ujye uyibona mu ba mbere. Kandi uzaba ukoze cyane, uzaba umfashije, kandi tuzajya tugomeza tubane mu biganiro bizajya bigenda bitambukaho, kandi ntago nzabatenguha cyangwa se tuzabana mu buryo bushoboka bwose bwiza, mu buryo bwiza. Sinzi nimba wari wigera ugera mu kibazo ugiye wumve ucitse imbaraga, ugere hahandi wumva ko byarangiye, ugere hahandi wumva ko udashaka no kuvugisha abantu, ugere hahandi wumva wihebye, wagiye mu kibazo. Ese iyo ugiye mu kibazo ukora iki? Cyangwa se uba wumva, cyangwa se mbere yo kukijyamo, iyo umugenzi wawe kigiyemo wumva wamufasha iki cyangwa wakora iki? Ikintu cya mbere ni ugusenga, kuko buriya Imana ibizi byose, kandi niyo itwereka inzira tugenda tunyuramo kugira ngo dutambuke twemye cyangwa se tuve mu bibazo twari turimo. Rero birashoboka ko ushobora kuba warageze mu kibazo, ariko nanone uko cyaba kimeze kose, hari ubwo uba ukigiyemo umunsi umwe, ariko hari undi muntu ukimaranye imyaka nk'icumi cyangwa se 20. Ese icyo kintu ujya ugitekerezaho ko iyo ikibazo kikubayeho urababara, yego, ukumva ubuzima bwarangiye, ariko se ujya utekereza ko hari uwundi ukimazemo igihe kinini tutazi? Ibyo bintu ujya ubitekereza? Urugero rworoshye hano, turifuza ibintu, twifuza kuzaba abakire, twifuza kuzagenda mu modoka nziza, kubaka ama etaje meza cyangwa se amazu meza, mbese kubaho mu buzima bwiza. Nta muntu wanga ibyiza, buri wese yiyaturiraho ibintu byiza, kereka wa wundi nyine uba wumva ntacyo bimbwiye, kereka wa wundi nyine udafite dream runaka yumva azageraho uko byagenda kose, uwo niwe ntekereza ko udashobora kwiyaturiraho ibintu byiza. Ariko umuntu wese cyangwa se umuntu uri normal agomba kuba atekereza ibyo bintu, yibona mu gihe kizaza uko azaba ameze, akibona imaje ye. Uzi ko hari igihe wimagina cyangwa se wibona uri nko muri etaje, uri kugenda mu modoka nziza, ufite kampani, ufite abantu uyobora, byose mu mutwe wawe bikaza. Icyo gihe rero uba uri kwifuza, yenda tuvuge urugero, ikintu cyoroshye, inzu. Uri kwifuza inzu, wahangayitse, ibiki, uri kurara n'amajoro, kandi ntabwo wakagombye kurara utekereza ku kintu cyangwa se ubona kitari bushoboka muri uwo mwanya. Hari igihe twistressa cyangwa se twitera stress mu bintu bidafashije cyangwa se mu bintu bitaduhaye agaciro, uri gutekereza ngo rimwe na rimwe ukagendera kuri kanaka yaguze inzu. Tuvuge urashatse, umugabo wawe cyangwa se umugore wawe mufite ukuntu mubanye, ibyo ari byo byose ugiye gukompara n'undi muturanye cyangwa se n'undi mufamiliye wawe hariya batunze imodoka, nanjye nshaka gutunga nkayo. Ubushobozi bwanyu burangana. Bafite intebe nziza, nanjye ngomba kuzigira. Bafite amarido meza, nanjye ngomba kuyagira. Bafite amasahani meza, nanjye ngomba kuyagira. Ugasanga ibyo bintu byose nibyo biguhangayikishije, usanze mu mutwe harimo nk'ibintu ushaka kuba wifuza, kandi bitakagombye kuba ari ingenzi, ubyifuje nko mu minota 10 cyangwa se 5. Ibyo byose noneho biraje bikurwaza umutwe, kubera ko ari wowe uri kwinaniza cyangwa se uri kunaniza ubwonko bwawe, uri gutekereza ku bintu uri kwifuza, ariko kandi ubona urundi ruhande bitari ingenzi cyane. Kuko n'ubundi
tuvuge urugero, ndetse nimba ushatse gusimbuza amarido cyangwa se wifuza amarido meza, ayo ngayo aravamo urayashyira he? Si muri Bino abenshi abantu baba batekereza gutyo cyangwa se bifuza muri ubwo buryo, akenshi nta nubwo ashobora no kubiha n'umuntu ngo wenda bigire icyo bimufasha, ahubwo yumva ko ari umwanda kandi nawe yayakoreshaga cyangwa se yabikoreshaga. Rero mugerageze kwifuza ibintu ushobora kubona cyangwa se wumva wafayitinga ukazageraho. Ni byiza ko twumva twazagera ku byiza, ariko nanone bya bintu birengeje ubushobozi bwacu cyangwa se ubwenge bwacu, niko navuga, biturwaza umutwe, tube tubyihuriye. Ariko noneho ugasanga wageze mu kibazo ntutekereje yuko hari uwundi muntu, n'iyo nzu navugaga uri gutekereza inzu yakurwaje umutwe kandi hari undi uri kurara mu iteme, hari n'iryo teme ntari kuribona, ahubwo urabona ibikarito bivamo poroduwi runaka, byaba bivamo yenda amata cyangwa se amazi cyangwa se ibindi bintu bishobora kuba byabona ibikarito, afite igikarito cye cyonyine ari bushyire ku muhanda akiryamira, akigangikira mu kagorodire k'umuhanda, nta n'uramenya ko harimo umuntu, araryama asinzire, ariko wowe umutwe urakurwaje ngo urashaka ngo inzu, urashaka ibiki, ngo kuko yenda ngo kanaka ifite, kuko yenda ngo ibiki n'ibiki. Ibyo bibazo byose, bya bibazo witera bikaguteza umutwe cyangwa se bigatuma wajya no mu kibazo ugahangayika. Mu gihe wahangayitse uri mu kibazo yenda kinakomeye cyangwa se tuvuge gifatika, kuko hari ibibazo bifatika pe, ntabwo nakwigiza nkana nk'umuntu yenda utarahura n'ikibazo, ndi umuntu, ariko nanone cya kibazo ubona koko gikomeye, jya utekereza ko hari uwundi muntu ukibanye igihe runaka, cya gihe ugifite urarwaye. Akenshi abantu benshi iyo barwaye hari ukuntu iyo ari nko ku kazuba usa nk'uworoherwa, wagera nimugoroba ikakujegeza, wajya mu buriri ugatinya no gusinzira ngo udapfa. Urumva ko ubwoba buba bwagize cyangwa se wumva uhangayitse cyane. Nimba uhangayikishijwe ku ndwara igufashe yenda umunsi umwe, iminsi itatu, icyumweru kimwe, ntiwibuke ko hari umuntu uri mu bitaro amazemo imyaka 5. Inama hano navuga cyangwa se ikintu navuga, mu gihe ugiye mu kibazo icyo ari cyo cyose uko cyaba kimeze cyose, iga kucyakira kandi wumve ko wigereranye nk'umuntu, ese ukimazemo yindi imyaka 5, umwaka umwe, wowe kije umunsi umwe. Iga cyangwa se menya kwakira ibintu byoroshye kandi umenye no kumuvinga on, ubyibagirwe vuba vuba, ukomeze ubundi buzima, bya kibazo cyangwa se bya bibazo byaguhuriyeho ubyirinde. Kandi nanone hari ukuntu akabazo kamwe kaza ukakemerera kakaza, n'ibindi byose bikaza ari byinshi cyane, ugasanga bajya bavuga ngo ni gute, ntabwo mbyibuka neza, ariko hari umuntu uba wuzuriweho n'ibibazo, ikibazo kikaza, ikindi kikaza, ikindi kikaza. Nimba yenda uri umumama cyangwa se uri umupapa ufite umugore, umwana yarwaye cyangwa se ufite ikibazo runaka yenda cy'ideni, barimo barakwishyuza ibiki n'ibiki, imodoka nimba muri icyo gihe bari kukwishyuza loni wafashe muri banki, imodoka irapfuye yo kukudepurasa uva hamwe ujya ahandi, mu rugo nta muriro, nta makara, bya bintu byose, sitoke noneho yose igashira mu rugo. Urumva ko ari ibibazo biziye icyarimwe kandi ugomba gushakira solution, ariko ugomba kubicamo neza, ntupanike cyane nubwo biba bitoroshye, ariko nanone iyo wemereye ikibazo kimwe ngo kize kikujegeze, menya ko n'ibindi biza bishamikiyeho, kandi nanone hariya satani niho ahera. Nimba hari ibyo akubwira ngo kora ibi, ugasanga yenda wisanze mu bintu utakagombye kuba wabamo, cyangwa se wisanze mu bintu wakagombye kuba utakagiyemo. Mu gihe ugihumeka wumva umeze neza,
nta ndwara cyangwa se ntaki, niyo waba urwaye wizere ko ukira cyangwa se wizere ko uramera neza, ariko nanone ndakwinginze nimba wari ufite cya kibazo cy'uko ujya mu kibazo ugahangayika cyane ukagera n'aho utavugisha umuntu, cyangwa se nimba ufite ikibazo ufite umwe mu bashuti bawe wizera amagara, wizera amagara, genda umubere open umubwire ibintu byose. Birashoboka ko hari ibintu waturukanye mu bwana bwawe, birashoboka ko hari ibintu yenda unabonye ukuze, birashoboka ko hari ibintu ubonye yenda ukimara gushaka, birashoboka ko hari ibintu ubonye yenda mu bashuti bawe, yenda inshuti yawe iraguhemukiye, birashoboka ko hari ibintu byinshi umaze guhura nabyo cyangwa se uri guhura nabyo muri iyo minsi. Reba umushuti wawe wizeye umuganirize guhera ku kintu cya mbere kugera ku cya nyuma. Bajya bavuga ngo ushaka gukira indwara arayirata. Ushobora gusanga ari ibyo bintu ari amateka yagusigayemo, yenda mu rugo ntibyari bimeze neza, barashwanaga cyane, yenda rimwe na rimwe nawe abana cyane cyane nibo babirenganiramo nawe bikakugiraho ingaruka, ibyo byose ukaba warabibitse kugeza n'ubu ngubu ukaba ukibifite mu mutwe wawe. Reba umuntu ubiganiriza cyangwa se umushuti wawe wizeye ubimubwire byose, ibyo bibazo byose genda byatumaga wumva nta bantu ushaka, utagikunda abantu, wumva abantu bose ari kimwe, wumva ko bose abantu bose babaye babi, nta muntu w'umugiraneza ubaho, nta muntu mwiza ubaho, ibintu byose cyangwa se abantu bose warabanze n'ibintu byose wumva byose ari amacuho imbere yawe. Reba umushuti wawe wizeye umuganirize, byibura azakugira inama ubashe kubivamo. Gusa sinakubwira ngo uzahita ubivamo ako kanya, ariko uzabasha kubivamo ndakubwiza ukuri. Rero navuga byinshi cyane, ariko nuko tuzagenda dukora ibindi biganiro rimwe na rimwe tuzajya tugenda twibukiranya, ariko nawe nimba hari ikindi kintu wanyunganiraho ku byo navuze wanyandikira muri komenti, cyangwa se ukananyandikira inbox, cyangwa se tukaba twabasha no kuvugana, ibyo byose birashoboka. Kimwe cyangwa bibiri watoye muri ino video nakoze cyangwa se muri kino kiganiro watoyemo wumvishemo cyagufasha cyangwa se cyafasha inshuti yawe, nimba hari inshuti wari ufite ibayeho gutyo yenda ubona ibabaye cyangwa se ifite n'amateka ya kera cyangwa se ibintu byo muri famiye, nakugira inama yo kumwegera ukamuganiriza. Si ngombwa ko ari nawe aza kukureba, cyangwa se nawe ushobora kumubera umwana mwiza, ugashaka kumubera inshuti nziza, ukagenda ukamutwara gake akakuganiriza akabasha kuva muri ibyo bibazo. Nta cyiza nk'icyo cyagushimisha umushuti wawe cyangwa se umuvandimwe wawe cyangwa se umuntu mukorana ubayeho gutyo ukabasha kuba wamukura muri icyo kibazo. Ni byiza cyane, ni ibintu by'agaciro, kandi nawe usibye n'abantu tukubona cyangwa se n'Imana ubwayo yagushimira. Mwakoze cyane rero kubana nanjye, nimba uri mushyashya hano nagusaba gukanda subscribe.